warabibonye Facebook warabibonye yanjye nyisha njya mbibona scrollinga mbibona ifite yuje 17 urukumva noneho umubebe yiye turadyama ngiye kuko yandyamye pe umuntu wese turyama yari umukobwa cyangwa ari iki niye nkunda kuryama mfasha umuntu mu nda nyine ndi inyuma nkamufata mu nda ubwo nyine numva nsinzira neza umubebe ari nyine ngiyewe mitandyama nsankugire inyuma nyine mba mufashe mu nda ahita ahindukira utaturyama turebana atagira kunkoraho atangira kunsoma ku matama tansema ku mwata utanumva ni ibintu biraho tubisanga muryana iminwa ayo waransoma kandi nawe nyine mwahuriye ugikunda ababebe urumva nyine bari imbara akabizu gutya bisanzwe n'undi mbebe bisanzwe nge namusuza nka kamahana byadanje ko nkunda gusunda bindi kubasoma turi inshuti cyane yego none ndavuga si mu mutima tamvuga ati shambe bashaka kundya kabisa noneho ndavashyi bebe se nakirya kibebi nakirya ariko se nyine mani mturumva tangiye kunkora ndavate ndamba nangira kumva ari bisazi hepfo numva birakaze kirareka ndavate sha amane nka unyara rero ubwo cyase kireka amazi azaye urabizi ko nyara waranyaje oya nuko ari video nigeze kubona ariko tunabyose si ngombwa kwivuga ariko ngiye nago wapi ariko asewe mani ko numva hasi byakaze mani nashize cameraman ndi kuvuga ibintu ndabona umuhungu arabyazaziye we bino biganiro tubireke byo kuvuga ibintu bisambuye siko bikaze mani nashize yewe tetse n'ubu nkufashe yewe shadara cyari muzima nyamara nuko rero cyari muzima uziko wese shadara cyari muzima mani baze ko shadara nawe yakugora shimwe abakobwa muze mwandikire jado banyandikire bashaka iki nyine kuba mani bise bikara ko azanshake nk'ikigore njya mfubura hano mu mujyi wa Kigali kangubwizo kore nzaye n'ibigore byinshi kandi baba barapfubije ngiye kuguha pasi uzanyime pasi nje mbicumita ubwo cyangwa se sha uzabishobora mani njewe izina ry'Imana ariko de wazampaye wana nuko nyine gukunda ababebe nago naguha ngiye nikundira ababebe nari yego nago wagira iki ndiye nkunda abakobwa nago naguha wapi nyine uzame ko bebe ujye uryaho shada ndagwa ku nose ubwo nk'umubebe nk'ababebe urongora ntago twahuza njewe se asubirwa n'iki ko batandongora ubwo n'iki ari ngiye warongora mwana ubwo se gwakurongoza iki n'intoki hinda baba yifite avuze ko bazikoze se mani nyine za plastique akora naga ari yanyaye naga ari nk'iyanjye mbanye ariko rangi wazayigura mwana sha usanga inahenda wazayigura ya plastique ngo bayikubita kumurira gucuma papa iragucuma ku buryo urangi none iriya uranarangiza none ngo arakahanuka nikaguma yizunguza iri kukunyaza gake gake wakwanza ushabanza amakuru oya nuko hari umuntu nzi hari umuntu nzi uzigurisha ku Gisozi umugore kandi none we yarasaze yaragira ati nge nta mugore nzashaka nta mugabo nta mugabo nzashaka ayikubita ku muriro ngo ikamucuma byadanze nanjye ko nta mugabo nshaka se mbivuyemo mwana wa nsukomeze nawe wazandwaje basi fashangiye nakubwiye ko bitakunda jado ngiye sinagwa pe wekondera ababebe nyine niyo mpamvu udashobora kunyiteza ako se umubebe undusha gahunda agaciro ni uwahe rega njye ntabwo yambwira gahunda yuko sinyizi ufite ikibazo iyo umukobwa wamenyere gukorera iboro ukagiye mu rwego rwo kumureza biene uriyo mukobwa mugenzi wawe akagenda utekane baba baramenyere mani sikamubwiza ukuri sana ibyo nakontoze nkubwira iyo uramutse ukoze ikosa ukaryama n'ukoga mugenzi wawe abahungu bitubibagirwa kugira ngo isubye amasengesho gusa Imana ikagufasha bati Imana mbabara uzongera mu rukundo rw'abahungu mani imbare ibintu umuntu ikintu ukora ewana umutima wakumva uranyuzwe no guhuza n'umubebe mugenzi wawe nyine ukoze ikosa ukabikora biri seriye n'ukuri iki sinzi ukuntu bigenda nyine sinzi ukuntu bigenda nyine abari ibibazo biri seriye kandi bo baramenyere kugira nyine n'umukobwa nyine sinzara kwemeza nyine to none iyo bigiyemo bwa mbere utararyamana n'umuhungu amana uba wishyizeho ibibazo kugira ngo bizakuvemo nta kintu mwijeje nase ubwo umukobwa kwemeza ate kandi nta mbora afite atanagucuma nyine umukobwa wese mpamvu umukobwa wese abigiyemo bara bose tuzi nyine tuzi iyo wabigiyemo bro nta nubwo wakunda umuhungu ngo bikunde
ntabwo byakunda ariko ubanze ushaka kuba byakaza ngiye kunyifatishwa murebe numfate nk'ubu nkufashe ariko ntahantu uz'amaroge ujyane yonde nera modoka ndayikugurisha ndayikwihera hari ukuntu umuhungu aranyibukije hari ukuntu umuhungu nyine umuhereza bro ukamuha gatangira akakubwira ati modoka ndayiguhaye iriya nzu ndayiguha agatangira konaki akayiguhereza ariko ati na konaki byose akabiguhereza bana abahungu cyakoze shamani abahungu mukunda gusambana bikagenda bite byose akabiguhereza kabisa umaze nk'imyaka ingahe waravuye mu bintu by'abahungu ndabizi neza abahungu ushobora gukurana nabo bakakubabaza bakakuriza bakubeshya urukundo babeshya urukundo oya ngiye weshize nk'umwaka mani umwaka urashize tuze nk'umwaka nakundana ubu usigaye usambana ubishaka kurangiza bigenda bite Sako se jadomva ukuntu ari kunyemeza ngo asigaye asambana n'abakobwa kuko nakubwiye ko nikundira abakobwa nakubwiye ko dusambana none se umukobwa mukunda miki icyambere abakobwa nta mafaranga bagira ntari bugusohokane amafaranga aya ako nimba munajya mugira umutima wo kwikubira mukumva ko nta na kimwe mwarekura ukaba wumva nimba uteze moto ari umuhungu uri buyikwishyurira ukaba nimba mugiye mu kabari ari umuhungu ugomba kwishyura reka umbwize ukuri usiko njyewe ntabwo najya gusura umuhungu kanyishyurire moto ngiye kumusura uzi ukuntu byagenda ntabwo nakubona ko nyishyurira moto ahubwo wenda nshobora kuba nitegeye moto wenda kamwe ngo bebe bashyira amafaranga uza kugura fanta wenda ariko ntabwo namama ati bebe ngo ndahageze ngo nyishyura moto nje kumusura kandi nzi ko wenda mani nyine biriya bintu sinzi ntabwo mba nshaka n'umuhungu wanegera moto nyine shawapi pe sinzi sikuri kumfata akose akaboko kamanu asabana ziko no muhungu mani sikora muhungu Yesu Kristo yewe wiki mani sikwa wimba babara winkwaswe bumba maguru ako waje romantique mayo cyungu sikari ngende romantique nawe se ngembe romantique nawe wikunda ababebe nikundira abakobwa bakubitamo intoki n'ururimi po kubitamo ese ukangubwira ko ukunda abakobwa ntabwo uvuze ko dusambana icyo ni cyambere cyo umvikane ni nk'igiki iyo bari kugukorera ibintu nk'abo bakobwa bagenzi bawe hoya kandi gukunda ababebe iyo kwa siko kunda nta kibazo reka tubifate gutyo ni nk'igiki umuntu w'umuhungu cyangwa w'umukobwa mukorana gahunda musambana ashobora kugukorera ukarangiza shaka mubwize ukuri ngewe simeruka gusambana ubu urabikumbuye maze njyewe kigimba kare ukora we ngerakozeho riki kuzabaza njyewe kare ibyo bintu sinago ngiye byanze basanga utanogoshe kandi nese ko abantu bakunda kogosha bahari abasambana cyane ariko nuko nese ko nanzi ko nta muntu turi busambaye nabandi kwikorera iki hanyuma se ngira ni nk'igiki kugira ngo urangize nyine ibyo twari turiho njye nagusha ntabwo ndarangiza pe kuki banaba ugize amana n'abahungu ubwo ntibarangizaga wapi nanaca ngereganubwiye ko nikundiraga abakobwa guhera kera umaze umwaka umwe utandukanye n'abahungu bakubabazaga bararaga bakuriza bakubeshya ko bagukunda none udinda ukavuga ko utigeze ukorana n'abahungu ndangiza rero sindabibona ako rero bonye ugiye kurangiza ukuntu umera hari natangiza umuhungu se iyo ari kuri hejuru cyangwa se umukobwa agiye kurangiza akuri hejuru ngiye muhungu mba muri hejuru nta muhungu rero njya hejuru izo posite bazita gute nese ako se reka nkubwire burangiye nyine umuhungu asi umuhungu uri muri hejuru nubwo mba numva agiye bisaba kwa bimacinga ukuntu umanukiramo mbiri sibyo ngiye niko mbyumva niko marumva ari byiza mbikunda kubi we n'amasaha ni yashi none uyu mukobwa ari abizi pe ewana nta kintu nkakiryoha nka kuriya ni izina uyu mukobwa abizi cyane kintu kiryoha nka cyese yatabizi mani bwo babibangamye cyane akabona ugafashe gutya uri kubonukiramo izamuko yo utamfata ku ngufu mu kiganiro shwinde kura ntiwongere kunkoraho ntunkoreho twicare neza none se deya ugikundana n'abahungu nta muntu abahungu ni abantu wigeze usisa ni ibintu bisanzwe
akusi bisanzwe gute ese ibintu bisanzwe ibyo bintu tubizi mu bazungu oya nta bintu ngeni umuntu nkunda nta bintu bimukorera pe ngaho nyumvira ukishyira mu kanwa ese ni ibintu biri easy masi ibintu bisanzwe ese ibintu bya danger ese ni ibintu bisanzwe pe n'ukuri Adia ntugafata ibintu bikomeye nka biriya ngo bigire ibintu byoroshye unka bari buvyumve baraza kugira ngo ibintu biroroshye nese birakomeye shasinzi ngi nese birakomeye kamerama ko yambwiza ukuri ngiye tubyumvikana ibyo bintu birarenze mani ibintu byoroshye ukayifatuka nese si ibintu byoroshye ubikoreye nk'abangahe nese kandi bwa umuntu nkunda sikumva shaka narakunze rimwe mu buzima namenye kumva ariko ni ibintu bisanzwe kandi ahongo murabikunda tuke tureka kwirarira abahungu murabikunda niyo babigukorera umunota umwe ewana uragenda ukarara mu gasaro ugatangira ugakanaguzwa kwicyara umuhungu uri kugura yindika kana kuki urakanura amaso akarenda kukuvamo ariko Imana izambaresha ninzaho n'umuhungu utabikunda pe ntacyo kwishije nako utagize n'umuhungu utabikunda Imana uzabimbabarire pe nyewe umuhungu numva arabishegeye kubimukorera na akabyanga akunze mukorera ku ngufu wantwara iki wantwara iki nutunga kwa turi kuyoma cyaba ari sawa neza ewana no wahava tugenda ugafata no kutunwa maze iminsi mbirota nagufata amabera akayoma himaze iminsi mbirota nasugo nka kuriya biba bimeze kuriya ugize nk'umwaka akakurangiriza cyana byadanje nyine none se biba onyine ubizi ko bishaka kubaho ubizi ko bishaka kubaho mane gusa hari ukuntu umukobwa nyine aba yakabije nawe akadyoherwa cyane hari ukuntu ushaka gufasha umugu nyine kugira ngo yishima ukabanza nyine ukayimukorera ari nk'iminota 2 nibuze ko ari 3 ukabanza kuyimukoreramo gato ya nyine n'uti cyangwa umunota umwe ntukabye nawe ukatugereranya kuko iyo umugagiye kanyizana nabyumva cyangwa nawe tubyumva